arambwira bro ndagufana man wa danje urumva nibaze ko ari ubwa mbere duhe nifuza kuzahura nawe ndamubwira ni imana I respect you nawe uri umusani wa danje turi kwa his beat hari director bita Izkat na possible n'abandi shout out to my G Izkat niwe wagiye nkora ama video menshi ndamushimira kandi nzabambizirikana icyo gihe kivumbi turaciringa ndamubwira man ntaribi twanapanga tukanakora projet yacu ngiye ukuntu meze abantu bajya bibaza impamvu nkora ama collabo menshi nge ntago ndi mu muziki kugira ngo nge nikubire nigire intare nigire wa danje ndi mu muziki kugira ngo mpa abantu umuziki mwiza ntago ndi mu muziki kugira ngo nigire mwiza icyo kintu mu cyumve ntago ndi mu muziki ngo nigire mwiza cyangwa bazanyite legend cyangwa nge ndi mu muziki kugira ngo nkore imiziki myiza akaba ariyo mpamvu iyo numvishe umuhanzi wakoze indirimbo nziza cyangwa wakoze ibintu byiza mwegera kugira ngo dukurane ikindi kintu cyiza icyo kintu mu cyumve niba wumva ko ndi kukubeshya ugende indirimbo yitwa sana izitwa za stack izitwa zanga wazimenye nta wundi muhanzi urimo ariko izo ndirimbo impamvu zari izanjye kugira ngo proving abantu ariko ntago ndi muri mood yo guproving abantu umuntu nzaprovinga n'uwo uzanyishyura audio na video wenda guprovinga wamfashije iki ngo kuko ngo wabonye ngiye runaka wenyine yageze kure ngo nanjye nkori yanjye nge se nkora nka runaka wafanye runaka kandi nge nigeze wundi se wamfana nasohoye indirimbo nagize igikorwa kizima nkora iyo umuntu yakoze mukunda ibikorwa yakoze you know akaba ariyo mpamvu ubona umunsi runaka mwafanye umuntu runaka eje mugafana undi kagahararo k'abantu iriko gahararo gaterwa n'ibikorwa niyo mpamvu nge nkiri imbere ibikorwa kurenza amagambo nge ntabwo njya nkiri imbere kuvuga ngo umuhanzi ngo runaka ngo yakoze iyi hit ngo nanjye n'umutwe ngo nkori nge mafite uburyo napanze plan zanjye nzikora ntawe unyishyira audio ntawe unyishyira video ndi papa nka nyuma sorry hanyuma rero kivumbi icyo gihe twarahuye wana mbona ni umuji mwiza mbona n'amagara turayanganya ndavuga ni ngaho narinzi ko banzi ngari ngiye babandi bo muri sara nzi ngo muri sara nge mbonye n'undi musani nanamusenda bamwe ari saye kurya amabrebo ugire kiri umwana wo mu bakire twe turabakire ntago turi abana bo mu bakire bari abapeti n'abana bo mu bakire babiyumvamo kuko ngo bavukiye mu miryango ifite connection n'abarunaka ngo birabagira abantu badanje none twe tuba turi abana none twoze za Nyabugogo zo mu Gatsata twize ku rwunge rw'amashuri bo biga za bya bigo nta nasubiramo ariko nge ngavuga ngo twe twarihirinze kugira ngo tugere ku byo tugezeho uyu munsi no kuba muri kureba live yanjye nuko ari aho navuye naho ngeze uyu munsi byansabye imbaraga ntago ari ibintu byangwirire ntago ari byo nabyitse ngo nsange ngeze uyu munsi so icyo genda namusenda bamugana imana iziko ntarinzi ko ungana gutya tungana ko murya amabreba murya ibiki mungana gutya gute mwarabivukiye turaciringa turataha afatana imirange mfatiye turandikira ndamugana imana mfite EP ndi gukora kwa Kinabit twapanga ukajya kuri EP yanjye kuko nge nkunda gukora n'umuntu nyine uri gukora kandi kivumbi ni umusano uri gukora nawe afite audience itandukanye n'iyanjye niyo mpamvu utajya ubona nkunda gukora n'abaraperi bijya ko nuzana featurinze nka Igor Mabano na featurinze Social Mula na featurinze abandi bahanzi baririmba ariko abaraperi mbirengagizeho kuko turi gukora ibintu bimwe bijya gusa ariko kivumbi afite uburyo akoramo ibibora byiyo so icyo gihe kivumbi turemeranya indirimbo yitwa kamwe All Star Decat na Julie BMGzo niyo yabaye imbarutso bitewe nuko Ishkevin yaje kwiririmbamo azana na kivumbi bahageze ko Ishkevin twari dufite ikibazo kiri person na kivumbi bazanye ko ngo ni genge ni umwongoza ni umubwira ko ari we mwami wa mbere undi we ngo nta nubwo ari umwami ni empera n'umwami w'abami nkibaza uwo mwami w'abami urenze Riderman na Kemuzera Stana n'aba Green P n'abande bikanshobera araza bamaje kumva indirimbo bumva ngo cyangwa rimwe
ngo ese ngo cyangwa yagiyemo gute bro ibaze hating yuko umuntu muri mu myaka imwe urugero imwe muri move imwe yo gutera imbere nje nikorera ibibora by'amafro rap sinkora trapish sinkora ama drill sinkora ibiki sinkora ibibora by'ibisigo bya kivu ababazwa nuko ndi muri iyo ndirimbo ibaze urwango ruri muri uyu muziki kwabazwa nuko papa cyangwa ndi mu ndirimbo ndawagiyemo yakaba yazamo agakubitamo imirongo yabwo bakazajajinga bakavuga ngo papa cyangwa hano baramukomye uyu yakomye nkuko tuvuga ngo muri kamwe wenda bushari yakomye abandi bakavuga ati runaka yakomye ariko we none ababajwe nuko ndi nta nubwo ashaka uma opportunity nk'umuji w'umugenzi we ufite iterambere ushaka gutera imbere ahubwo Kevin yaravuze ngo reka nze mpamagare Dekati mbone kuvugana na producer ambwira ngo bro uyu muji uri muri indirimbo ntago nayijyamo mutamukuyemo icyo gihe Babala ambwira bro jyamo kuko ngiye ntago uri wontegeka indirimbo ni yanjye ntago ntegeka bajyamo n'abatajyamo Kevin icyo gihe yaravuze ngo bro ni najyamo na Kivumbi najyamo icyo nkundira Dekati narya giti nta n'imikino agira yamubwiye bro niba wumva udashaka kujya mu ndirimbo vamo niba ushaka kujya mu ndirimbo jyamo nawe ujya kumbwira ngo uyavemo yajyemo we ntago ari wowe nyiri indirimbo nushaka ijyamo abawe n'abatajyamo ukora yawe umuniga icyo gihe Kevin ikintu yakoze ni cyese abwira Kivumbi imandwa ibaza ariko nko umuniga ndi kuvuga ko ari n'imandwa umuniga bakibwira ngo nyura hatugende nta nubwo nakoye mvuga ku muniga nk'uwo bakibwira yarananditse baramuhaye beat yaranditse ni nanjye none wamwoherereje beat ko Dekati yarayiduhaye twese ariko Kivumbi nayo yagiraga nje ndanayimwohereza beat Dekati ambwira ati yimwohereza ndayimwohereza aranandika aje kuri codinga ngo kwish Kevin yanze kujya mu ndirimbo ku bibazo biri personal by'ubugoryi man by'abantu baba bahazi bitabi bitamenya aramubwira ngo bro ngo tutahe yanditse itavuga ngo tugende ibaze kuba wita umuntu w'umugabo ukiyoborwa n'undi mugabo mugenzi wa shame on you bro we nagura ab'umugabo man ukiyoborwa n'iniga ngenzira we nigira kubwira ngo tugende ku bintu bigufitiye inyungu ko wagiye subukamwe ntiyabaye hit we Kevin wakubeshye wakurabuye wowe uri ku rwego rumwe nawe uracyagendera hano hiwe mu kwaha kwe bro warangiza ukaza wikina ngo Kivumbi one uwo muniga icyo gihe ndabahereza ndabareka ndababwira ko nje mamagana Dekati yanabibabwira ndamubwira bro nje nkuramo kugira ngo abaniga babiri bavemo hejuru y'umuntu umwe wankuramo kabareka umuniga umwe akavamo babiri bagasigaramo nabo nabaniga beza bafite audience yabo bari gukora neza n'ibiki umuniga bita Dekati mpamvu mukunda man bro ninkira indi 3 nzagushyiraho umuniga aravuga ngo hoya nje mfite uko napanze indirimbo yanjye ubwo tubahise itegeko ryanjye na gahunda zanjye vamo aba ariyo mpamvu mutigeze mubonesha Kevin na Kivumbi muri ya ndirimbo kandi mwari mwabasabye mwana batoye ibaze gufana umuntu nk'uwo mukanamusaba mu makomment mu bike akaba atana hari respect abafana biwe bamwanditse muri comment murabizi ko iriya ndirimbo yagiyemo n'abasani ko ya comment z'abantu ntibabaha agaciro ngo babyubaye bavuga ati nubwo twanga runaka ariko dufite abakunzi bacu batwifuza muri iyo ndirimbo abo baniga batabubaha mwangiza mukaza kuvuga ngo uyu muniga arenze kukisi agufasha ikisi niyo mukeneye ngo ajye mu ndirimbo uzajya wumva uzajya ubyina ntaboneka yarangiza ngo ararenze mukomeze bararenze ku giti cyanyu kuri njye ntago barenze nta nubwo bazigera barenga umunsi napfuye ntibazanampostinga kuko nanjye nibapfa nta n'umwe nzapostinga amahire wenda nuko nkesha Kevin abagiye guhunga akajya kuba impunzi hanze ubu se kagiye Kivumbi none azajya ajyamo kwa kwandera kagize amahirwe wenda umuzungu akaba amujyanye Kivumbi azajya bamugikondo wenyine ejo azongera asohoye indirimbo ngo bwisha afashwe n'ibiki n'ibiki bro ukwiye gukura man ukamenya ko ukwiye kuba wowe Kivumbi pana kuba trapish wowe ntago man ukwiye kugendera kundi abo bapeti bagushuka man uko bagiye wabakamara y'imyaka ingahe man
uyishara gukanga kuko yagiye iwawe akamarayo imyaka 2 ukireba ukavuga ngo uyu muntu ni umurara. Uburara se no gufungwa bro. Wajyana ikivumbu mpamagaye. Uri kumva? Ibyo bintu ntibikagukange bro. Ufite kubaka ubuzima bwawe na life yawe na future yawe, utagende ngo ngo yishingo yafunzwe imyaka 2 wawa. Ibyo ni ibimureba. Ngo yabaye pusha yabaye ibiki, ibyo ni ibimureba man. Naho kuza gukanga kuko ngo bumva ngo yishinga afite ngabafana ngabakobwa amaniga bamwemera, naho ukagenda mu Kigali ngo wanze kurimba mu ndirimbo nka kamwe yabaye hit man, hit imwe mu mahit yabayo, ngo kubera runaka man nkufata nyine nkaho utarisobanukirwa utazi n'icyo ushaka. Hanyuma uwo muniga Kevumba nje narana gukomeje turavugana tunapanga ko twakora indirimbo kuri EP yanjye. Nk'ibisanzwe abantu babizi bazi ko nikunda gukorana n'abandi bahanzi, ko nge naho ndi selfish naho nikunda, nshaka dukora ibintu byiza abantu bazakunda. Sorry, Kivumbi n'umuhanzi ufite audience yiwe, nanjye mfite audience yanjye. Kivumba afite audience yaba abantu bameze ukuntu nyine babasirimu cyane, ba bantu uzasanga kenshi bavuga ngo nitwareba wenda urugero ngo filime zisobanuye bigize abasirimu, ugasanga ikindi niba abantu bivugisha ngo twikundira man Kendrick Lamar, wababwira ngo se ngo wenda Bulldog ngo wapi ngo twe twiyumvira indirimbo man za Kendrick Lamar. Abo nibo babafana biwe, mu gihe abafana banje ari ba bantu nyine bumva ibintu byose biri kuboostinga mu gihugu cyabo, bakunda umuco wabo n'abanyagihugu babo man, baba bazi. Niba mbabeshya muzamfate mu abashoramari mutujyane mu ntara mukubita harinze abantu bajye bavuga ati se uyu muntu yaje amwerekeje niwe umwambika akora iki. Tugarukana i Kigali murebe ko hari umuntu waririmba igitero cye na kimwe bazajya baririmbira cyabushaye nakumena amaso ariko we ntiyakwikubitira indirimbo ngo baririmbe igitero. Kubera iki se? Erega showbiz ni business turimo, tuba twashoye amafaranga ngo twunguke. Rero iyo ushatse kwigira umunyamerika man uri umunyagikondo bibi kibazo, kandi nawe mba ndi umunyagatsata nawe n'uwa Kimironko Kabeza, rero tuba tugomba kureba itwinjiriza. Hanyuma Kivumbi twarapanze icyo gihe cyo gukorana indirimbo akajya nkwepa mazarenge. Iki cyumweru ndi muri shoot, iki cyumweru nka mwese bro wowe ukeka ko na shooting ngo noneho ngo ndi hanze ibiki. Okay ndamwanari igihe uzabonekera biranga gihamya mwabaza producer bitakoze bo muri country record biranga. Nyuma twaje guhura ari kumwe na Kesha tarambya ngo ubu noneho twakora narabonetse, nabwo nyuma yaho biranga ndamureka nsora EP. Umwanzo ndafata indirimbo twari gukorana ikiramo Logan Joe, respect Logan Joe. Kivumbi bikwamiraho nitwongeye guhura nitwongeye kuvugana, nimero icyo general deletinze nikomereza life yanjye nkomeza indirimbo zanjye. Uwo muniga rero ikibazo cyaje kuba hejo bundi, umuniga biti bwami kuri Twitter arapostinga aravuga ngo muri aba baraperi ninde wagushimishije, ninde ugukoma ninde ugukorera. Ikintu yibagije kwa kundi mbabwira ngo abantu bamwe barikunda, we yashatse kwita yumva ko bamusuzuguye kwa kwikunda. None se bro niba nkora indirimbo ikagira miliyoni, tureke iyo miliyoni uvuga ngo kwa ngo nakoranye ngo na social ngo yagize miliyoni, kwa ngo nakoranye ngo nabaruna kagize miliyoni. Bose abo bantu tuba twakoranye ngira ngo niko buri munsi bagira miliyoni views, ntago ariko bigende. Hanyuma se tureke ibyo, Kivumba bakorana bagira miliyoni, kahura featuring abandi banze ari uwo Kevin boss wiwe umushuka umushora, nta ndirimbo barakorana ngo igire miliyoni. Ntibahora bakorana ari abo babantu bo muri za Korea ntaza ajya featuring azakora bo n'abanazi n'ibihugu yazikuyemo, nta miliyoni aragira. Kuki se nta ndirimbo ya miliyoni aragira kandi aho urasora indirimbo z'amakolabo we ntazigira? Tujye ku ndirimbo zacu zisanzwe. Nakubwiye ngo indirimbo ngaho mu mujyi wayihasanga bayizi, mu cyaro bayizi. Uzo nawe uzinyandikira indirimbo ya Kivumbi wenyine wasanga mu mujyi no mu cyaro bazi. Icyo nicyo bita hit bro, nibazagushuke. Uwo mwana mwicaranye nagushuke ngo Kivumbi ngakora hit. Hit ni imwe uzasanga mu ntara bazi
no mu mujyi bazi. Ngaho mu ntara nge twajyaho nkayiririmba nkayitangira nkayirangiza bayizi. Si yanjye nawe muzamusaba indirimbo mwajyana mu ntara akayiririmba akanagaruka i Kigali bayizi. Indirimbo yanjye yitwa Sana. Si yanjye njyenyine. Nayirimba mu ntara abaturage bose bakaba bayizi. Muri Kigali bakaba bayizi. Hanze y'igihugu bakaba bayizi. Uwo muniga azaririmba iyo ndirimbo, azabereka indirimbo yarimba agatangira nakangiza nabo bayizi. Indirimbo yitwa Stake y'ejo bundi mperuka. Uwo muniga yakora indirimbo mani yakora nk'iri. Watangira ukumva ifite iranagushimishije ubwawe uransetsa urishimye. Arahisha ari kumushuka yabonye visa. Arahasamye kubera visa yayishe iri kumushuka kumva ngo nawe ngafite visa. Bro wanayigira visa ntago ikigoranye tu, ariko ukaba ari wowe uyigiriye man, utagiye kugendera mu kwawe man kuwo muniga man. Uwo muji tuve kuri hit. Nujya kuri Instagram yanjye aka kanya ureba abantu bamfollowinga n'abamufollowinga, ubu ugiye kuvuga ngo afite blue tick. Biriya ni ibintu bagura cyangwa basaba. Iyo utabiguze urabisaba. Nge nta mwanya wo kubigura mfite, nta n'umwanya wo kubisaba mfite, kuko abantu banjye bamfollowinze kubw'impamvu. Ntabwo bamfollowinze kuko mfite blue tick, nta nubwo bamfollowinze kuko naguze cyangwa nasabye. Urumva? Nitujya kuri YouTube channel yanjye maze kuva nava kwa ruku umwaka ugiye kuzura aribwo nyitangiye. We kuva mwamumenya ari umuhanzi yakoreshaga iriya channel. Mujyeho murebe abasubscribe biwe n'abanjye, mujyeho murebe views ziwe n'izanjye. Abajya bavuga ngo ni kwa ngo collabo ngo nagize miliyoni, murasanga afite collabo zindushe. Afite collabo 18, ngiye mfite collabo 6. Mujyeho murebe umbwire collabo byibuze afite 700,000. Ntayo. Nge noneho ko wanakoze collabo 3, ubundi se wowe uri kuvuga ibyo wamwishyura indi collabo wamuhaye wa Afrika cyangwa social bagakorana ukaraka ari icyava. Collabo se ninjye njyenyine ukoze collabora. Uzi collabo zagiye zibaho zikabura n'ibihumbi 100. Nzibabwire zabayeho. Ntabwo umuntu yakababazwa n'izo collabo, ahubwo wakawushimishwa nuko twakoze collabo n'umuntu ukunda, cyangwa wenda niba ukunda social kawe nakuranye nawe ikaba yageze ahantu kure. Ntabwo wakababazwa nuko twakoranye indirimbo. Ngariyo mpamvu yampushinze. Nge se ubundi ushaka nge cyangwa ushaka indirimbo? Nge nicyo ndi kwibaza. Ushaka papa cyangwa ushaka indirimbo ya papa cyangwa? Niba ushaka indirimbo hamamwe ngo indirimbo nge numva ko ari nziza muye guha abantu banjye. Naho niba ushaka papa cyangwa ntago nge ni papa cyangwa mu bundi buzima ndi Lewis. Iyo bigize mu muziki ndi papa cyangwa kuko nfite ibintu byiza nshaka guha abantu ya muziki. Uwo muniga rero ibwani araje arapostinze abaraperi, ninde ukunda ninde wagushimishije n'ibiki. Uwo muniga baraje ati nge birambabaje nagasuzuguro n'ibiki kungeranya n'uwo papa cyangwa. Hariho ba Bushari, ba Bulldog, ba Riderman, ba Ishibande. Umuniga mani w'amasunzu mani w'igikondo abaraje ati nukunsuzuguza. Ese bro wowe wakoze iki kirenze cya Bulldog ku buryo wumva ko abana kize kuri list imwe na Bulldog ari ukugusuzugura? Bulldog ntavuge wowe ukajya kuvuga. Wa musizi we wagiye kuvuga Bulldog umurushakanwa, umurusha ubugome. Bushara umurusha ubugome. Pifuru umurusha ubugome. Umurusha ibikorwa. Ku buryo ari we widumbukije ukishyanutsa ukumva ko manu urenze utanarenze kubera ko wowe ugendera mu kwawa kuwo muniga. Uwo ndi kukubwira. Niyo mpamvu mfite indirimbo yitwa Icyondo. Ubu tuvuganira iri out kuri YouTube channel yanjye. Kugira ngo bajyaho ni no kuvuga gusa nta n'ibikorwa. Indirimbo yitwa Icyondo iri kuri YouTube channel yanjye. Mbarabura n'umuniga umushuka man. Urumva? Ndamuretse man imitego ndamuretse ndahejeje. Ndikwamiye nkomeje nsoma ibyanjye nkurikirana ibyanjye. Ngiye kubona mbona mitego yabigize personal. Aragiye arandika ngo Twitter yanjye nge nta n'umuraperi no mukwiye kumenyera.
bro ubundi se wowe niki kikugira umuraperi ubundi ku buryo wumva ko abandi atari abaraperi gituma wiyumva nk'umuntu wa danger man we mitego niki kikugira wa danger nta birundushye urumva ko uri mitego byonyine ari byo bikugira wa danger cyakoze uvuga ati wenda abandi bose bari hano bakoze ikosa nge ndi mitego ntago nakaye ni kuri list ariko kujya mani kwita uvuga ngo njyewe hari uba warengere bro navuze se bulldog ni umuntu wa danger twese twireferaho even nawe we mitego niwe muntu usaba collab indirimbo yawe nshya wasabye bulldog collab we mitego Wish Kevin abantu bavuga ngo kukimora nakamakora bongo ni cyo ndishishe Ish Kevin mukora indirimbo zinga hari n'indimbo mufitanye ifite 500 we mitego icyo ukora nugure mu rwango mu bantu bidafite impamvu urumva uniyumva bushari katasaze wowe murusha gutwika ama stage umusha gukora indirimbo nziza umurusha abafana bulldog katasaze n'abandi benshi bari kuri list ba pifra bande ariko mitego w'igikondo ashukwa niyo visa yishi yabonye yo kumujyana ngo yarongoye n'umuzungu uwo muzungu ariko wowe mitego wowe uri kumva uwo muzungu azajya kubatungira mu nzu imwe wangize ukaza mani kunyinira wowe ubuzima mbayemo uzaho navuze aho ngeze cyangwa ubona atunganya amagara ukagira ngo utunganya mu mutwe ngo nako ngajya hanze ngo kuririmba hanze ibyo se kari ibintu by'imiryango nabwabutse ko nababwiraga ibyo bigendera abashoboye muri kuvuga abashoboye mbabwira abantu bashoboye bakabaye bajya muri uwo mwanya bajya kuririmba aho hantu mitego yakaba yanarenga nta nubwo yakaba yarenga gikonda ahagarara Kacyiru ari abashoboye ubuze umuhanzi bita Mr Kagame namwe ni mutekereza umuraperi bita Mr Kagame imyaka mumuza akora hit after hit akaba ataranakandagira Burundi mu gitaramo ariko mitego ngo yageza Poland za ese mukeka ko mitego arenze Mr Kagame namwe mutekereza hit za Mr Kagame ni za mitego cyaza muranansetsa ko hangize umuntu mani ufite urwango n'ubujiji mani akaza avuga ngo mitego ibi nibi bro warengere ubu tuvugana indirimbo yanjye yitwa icyondo iri kuri YouTube iriho imeze fresh yasohotse ubu tuvugana imaze iminota 10 iriho kuri YouTube channel yanjye mbabwira uwo mitego ibintu biri kumushuka hanyuma nje narabibonye ndavuga okay naribi so ndabipoa mbona yarengere none afata na channel na Twitter yiwa account yayita ngo papa cyangwa stan account nibaze ko nge naba kuri Twitter uko iyo mba kuri Twitter baba baramfunze mba ndi mageragere cyangwa iyo wako nge sinzi guheza iyo mba kuri Twitter mba ndi mageragere cyangwa iwawe nta muntu wari buzamenyere ngo nyine hejuru mba naramuhaye ukuri nkamurisha iki n'iki namwe niriwe mvuga ubu mba ndi mageragere cyangwa iwawe ehita yitirira izina ryanjye nganyereke ko ari uwa danje se urashukwa na visa Ish Kevin iyo visa Ish Kevin ari umuzungu umurongoye nawe agiye kumutuza iyo mu mahanga wowe urumva uzajyana kubana na cyega niba uzajya kuba kanyama Yaya babo nawe uzajya kubavugira nk'ibyo wavugiraga igikondo bro nge ndiyubaha nanubaha abantu bose ndi umuntu ushimira ibintu byiza nkanagaye ibintu bitari byiza niyo mpamvu umunsi napfuye uzumva abantu benshi bavuga ngo yari umunyakuri yari umwana mwiza yari umuyiki ariko uyu munsi ntago mwabiha agaciro n'ubundi ndabizi abantu muha agaciro umuntu wagiye simwabibonye se ntago muzi umuhanzi watabarutse mani twakundaga ariko mu minsi yanyu mwavuga ngo yarazimye yagenda mukamukorera ibitarabayo ibyo nibyo muteganyije kunkorera cyangwa gukora n'abandi ibyo rero ni ubuhomo n'uburyari afazari mujye mubwiza mitego kuri mu mubwire ni ibyo bintu byawe uzajye kubikora muri za Korea nako ntago yajya kubikora Korea kuko bamukubita za bombe za so nibyo nashaka kwabwira icyo napfuye n'iyo mitego
na Mitego yaketse ko tungana bamubwira ko tunganya amagara tunganya ibiki n'ibiki bimugira uwa danger, kuba bamushuka ngo muri genge ya danger wirwana barunaka biramugira uwa danger, yumva ko yampangara uko yishakiye. Ariko bro, nje niba munzi ntago ari ukwikina si n'ukwibeshyera. Abantu bamenye bwa mbere kuri interview ndi kuvuga mu rugo buryo mama wanjye arenze, n'uyu munsi mama wanjye ku isi niwe muntu urenze. Mubyumve ninapfa nta muntu wa mbere ku isi urenze mama wanjye. Nyuma yaho nza mvuga kuri beef ya Sky yanshojeho urugamba, ahari uyu munsi yababwira cyase n'umuntu usobanutse yareba ngo ari papa cyane na Sky uyu munsi ninde uri ahantu heza cyangwa se bimeze gutyo bitewe nuko batangiye. Nyuma yaho haje beef yanjye na Bushari bigira biranarangira, n'uyu munsi nabonye postinze ngo dufitanye ikibazo. Nta kibazo dufitanye nacyo, mbigarukaho anabaketse ko nagiye ikibazo na Bushari nabande. Umuntu bita Kamaro na Sky sinarinzi ko ari abanyamakuru, nje narinzi ko ari abantu baraho. Ejo bamamagara bambwira ngo bro, ngo watinye ngo Kivumbi kuko udashaka kugira tubwiye, nkababwira mu bikizi nzi ngo nikora ubisanda, babwira ni murindire, nje nabwiye abantu ko tuzaganira kuwa 4 saa moya. Bongiye kureba nsanga byayi bora twavuganaga kuri telefone burya ngo na abanyamakuru. Niyo mpamvu nshaka ngo abanyamakuru muzicare muce bamwe mu banyamakuru babasebye. Umunyamakuru Kamaro na Sky tubavuge biriya bintu bakora, biriya bintu bidafitemo ubunyamwuga na buto, bitwa abanyamakuru gute? Ubundi mu Rwanda na abantu bahagarariye itangazamakuru bakabaye bahana abanyamakuru. Umuntu araguhamagara kuri telefone akuganiriza ibintu bisanzwe kumva ngo yabisoye, ubu ni umunyamakuru, nta burenganzira bifite, nta n'ibyo yakubaje, nta n'ubintu. Tureke ibyo, na discipline yabigaragaza isebye abandi banyamakuru niba ari n'abanyamakuru. Mbona abana bya prodinze Bushari mbibonye ndamwa bro, kubizi ko nge nawe nta kibazo dufitanye iminsi tumeranye neza, twari no mu bindi mishinga n'ibike vip. Ambwira bro, nabibonye birambabaza ariko byarangiye. So nge naje Bushari bivaho, Kapiro Pipifra umuraperi mfana nakuze mfana, ni umunsi nuba nawe murabizi byo yigeze kunkura kuri televiziyo, nawe sinahejeje. Nyuma haza n'abandi kandi ngakomeza. Namatwe yo ku kiliziya muvuga ngo niwe wanzanye, none njya ntangazwa nk'umuntu uvuga ngo warazimye ngo uri gushakira hit ku bandi. None siriya miliyoni vahera nanjye ndayigura Sandy Davis dira ndarana 500,000 bikamara umwaka naruza miliyoni. Ibaza ariko ko umuziki nyarwanda ugifite ikibazo. Niba umuhanzi nka Davis D ashobora kugura views akarara afite 500,000 akamara amezi 2 ataruza miliyoni views, indirimbo imwe ikagira views 500,000, asubwo mwe ntago muhumutse ngo mubona abasani babafera. Umuhanzi aruzi 500,000 akamara amezi 2 ataruza miliyoni. Ibyo byo ni mubona ko abafera. Tureke wenda ko yanavuze twakora indirimbo akavuga ngo ntiyayijyamo, ngo namuhaye $10,000 ari byo navuga kuri live y'ubushize. $10,000 by'amadolari ni miliyoni hafi 10 z'amanyarwanda. Ese wo kumbona ubona ntunzi izo miliyoni 10? None uwo muniga uri kuvuga ngo ashaka $10,000 wa Davis D, twagiye gupanga collabo turahura turaciringa. Nawe ubwe ntaga bitunze kugira ngo umve ko abanzi nyarwanda bamwe na bamwe ari selfish, bikunda nta rukundo bagira, ariko bajya muri interview bakavuga ngo runaka n'umwana mwiza nta kibazo dufitanye. Ibyo rero nge nibyo nanze, niyo mpamvu nta gatsiko ngira, ntabwo uzansanga ngo ndi kumwe ngo n'abahanzi runaka ngo niyo genge yanjye, ngo abantu bo muri showbiz runaka ngo niyo genge. Ibyo ni ibibareba bakora izo genge zabo. Urumva twese cyonzi kiherezo ni rimwe tuzapfa. Nawe ubwawe ujya kwandika ibyo bintu usebya runaka uzapfa, none nkababazwa nuko uzanapfa we nawe uragera.
byibuze nanjye nimpfa uzanabeshya abantu navuge ngo rest in peace, unabeshya abantu ko wankundaga ushyireho ka gatima gacitsemo kabiri ya numa iguruka, uvuge ngo rest in peace rasta n'ibiki, ariko we nta n'uzakwibuka. Ariko bera wakaba ntakigikira ugashyigikira n'abandi bakora ibintu byiza banavugisha ukuri batanabaryarya, iyo tuvuga ngo uyu muniga yanavugishaga ukuri, naho ushaka kwigira indyarya, ushaka kuba mu buzima bw'abandi mu kigare ngo ishi yavuze se we munganya ibiro murasa. So icyo nababwira butuvuga n'indirimbo yanjye yitwa Icyondo, yasohotse si ku magambo gusa, n'abakekaga ko ari ibintu twapanze ngo bya prank by'ibiki wapi. Ngiye no gupanga prank nayipanga n'umuntu utwika, ntabwo nayipanga n'umuntu utafite icyo yanyongereraho. Uriya nta kintu yanyongera kuri audience yanjye, nta na kimwe mu bimenye. Abantu banjye n'abanjye, abiwe nabe, abanyanga mu nyange, abankunda mu nkunde, abankundaga abanjye nyine ubwo ndabamenya ndanabazi, ubwo utari uwanjye n'ubundi. Ngiye gushyiraho comment iminota 10, narababwiye ngo iyi account ni yanjye, ushatse kuza kuvugiramo ibyawe ndakubloka nkaguta wese. Iyi account ni yanjye, niwumva unyuranyije n'ibyanjye ugiye kuza uvuga ibintu biri negative, please cyana live yawe kuri Instagram yawe ujye ku bintu biri negative. Naho nuvugiraho mbawaye ntunzamure Satani ko mfite ibintu bitari byiza nakubwira. N'umuntu wawe none ugiye kuvuga ngo uyu mwanya tugezeho ni wa mwanya uvuga ngo umwana utagira ababyeyi. Ibaze ko ngira daddy na mami, ndibana ariko ngira ababyeyi nubwo batabana, nubwo atari byiza, ariko aka kanya kagezweho nta nubwo mba mbitayeho. Ninshyiraho comment ukajya kumvugiramo ibyo wishakiye by'ubugoryi runaka bwawe mind zawe runaka bitubaka, bitagira ibyo bifasha we kureba iyi live cyangwa njyewe, ni block nkabanza nkanakurisha iki, nta mikino. Amasegonda 30 yo kwitegura kugira ngo abafite ibyo bashaka kuvuga, ikibazo cyangwa inyunganizi. Niba wowe wumva ufite umutima mubi cyangwa se wakiriye account cyangwa we kivumba abantu bawe wakiriye account zabo, babwire banyirinde muri iyi minota 5 twagiye. Ubwo ufite icyo kuvuga cyangwa iki twavugana cyo twagiye. Nizere ko ibyo navuga mwabyumvishe. Ubwo ufite icyo kumbaza cyubaka, negative comment ita nk'ubloka, ni ibintu bisanzwe nta mikino. Respect my guest Tycoon n'abandi bose banshyigikira, by'umwihariko Tycoon n'abandi mwese mu nkunda munanshyigikira Tycoon. Ubwo abari tayari twagiye iminota 10 yanyu. Olivier Gabi ndakwemera, TikTok Rwanda manzi ndabemera.